Hello guys, amahoro y'Imana akomeze abane nawe wowe muntu udahwema kudukurikirana mu bikorwa byacu bya buri munsi. Ndagushimiye niba warakoze subscribe kandi nawe niba utarayikora umwanya n'uyu nguyu kugira ngo uyikore ndabigusabye basi. So uyu munsi rero nkaba nzanywe n'ibintu bibiri kukubwira kuri filime bita Inzira y'umusaraba. Nje rero mugiye kubana muri ibi bikorwa cyangwa se muri iki kiganiro nitwa Imana Bingo. Nkaba ngusaba gukora subscribe, like, share na comment. Ni iby'agaciro gakomeye cyane. So rero ejo bundi nibwo nakoze ikiganiro kivuga kuri filime 5 zikunzwe hano mu Rwanda wasuza gukora akazi kawe ukaba wakirebera izo filime. Maze gukora iki kiganiro cy'izo filime, abantu batari bekeya mwagiye munyandikira mumbwira muti ese ko ku mwanya wa mbere uhashyize filime Inzira y'umusaraba, ese iyo filime Inzira y'umusaraba kuko yaba irenze kurusha filime bita Umuturanyi? Abandi bakagaruka bavuga bati iyo filime Inzira y'umusaraba byanga bikunda ntago yabirenze filime bita Inkovu, ntago yabirenze filime bita Mayihati. Ariko jewe nakoze rura rutonde ngendeye ngira ngo abantu benshi mwanagiyeyo muvaye murimo kunyandikira mumbwira muti uzi koko ya filime Inzira y'umusaraba irenze. Mumbwira muti Inzira y'umusaraba ni filime abantu twese twagakwiye kureba, twagakwiye gukurikirana. So guys, filime Inzira y'umusaraba ni filime ica kuri YouTube channel bita Big Family. Isohoka buri munsi, igasohoka ku isaha y'isa sita. Icyo gihe Big Family nibwo filime bita Inzira y'umusaraba kabisa ibisesikaye ku rubuga rwa YouTube. So dutondeka rura rutonde rw'iriya video mwabonye, mwibuke yuko uko twayitondetse ku mwanya wa gatanu hari Umuturanyi, ku mwanya wa kane hari ku mwanya wa gatanu hari Umuturanyi, ku mwanya wa kane hariho iyo bita Ibanga, ku mwanya wa gatatu hari iyo bita Inkovu, ku mwanya wa kabiri hari Mayihati, ku mwanya wa mbere hariho filime bita Inzira y'umusaraba. Abantu benshi rero bari bagabwe bakurikirana filime bita Inzira y'umusaraba, barebye urwo rutonde barambwiye bati kabisa nibyo. Ku mwanya wa mbere hari filime bita Inzira y'umusaraba. Hano mu Rwanda ubwo niyigezweho. Iyo filime kugira ngo wumve ubuhanganye ifite nawe nimba utajya uyikurikirana, kugira ngo wumve ibyo ari byo, filime Inzira y'umusaraba mu isaha imwe igisohoka ibimaze kurebwa n'abantu basaga 70,000. Hari n'igice cyiza ugasanga kirebwe n'abantu 100,000 mu isaha imwe, kugira ngo wumve ubuhanganje filime Inzira y'umusaraba ifite. So gusa ni filime nziza, nawe wajya kuri YouTube channel bita Big Family ukayireba kabisa, ukareba ukuntu iteye. So guys, rero ikintu cyari kinzanye hano ni ukubabwira yuko Inzira y'umusaraba kabisa ubu ngubu igice cya kabiri kimaze kugera ku rubuga kabisa rwa YouTube. Nayo wajyaho kabisa ukanyarukiraho ukayireba ukuntu yifashe. So guys, kandi ikindi kabisa kinzanye ni ukubashimira, mbabwira yuko ubu ngubu tayari tugiye kuzuza abasubscribers 2,000. Ni ibyishimo byinshi kabisa. Niyo mpamvu ndimo kugusaba nawe niba utarakora subscribe yikore basi kuzuze abasubscribers 2,000. Ni iby'agaciro, turabura abo bakeya. Ubwo rero urumva nawe utarayikora, niba ugiye kuyikora tugiye kuzuza iki abo basubscribers 2,000. So guys, nkomeza gushimira burya abantu mudushyigikira. Ndagira ngo mbabwire yuko dufite byinshi byo gukora, dufite byinshi byo kwereka abanyarwanda, kandi ndabizi ko muzabikunda. Uyu munsi nko kureba ibikorwa byacu, ubundi iyo umuntu ataragera, navuga ataragera nyine
ku rwego abantu bamureba bakavuga ati dore runaka kubera bazi ibikorwa bye. Niyo wakora ibikuvuna bite, niyo wakora ibyiza bingana bite, nyine abantu nta gaciro babiha. Ariko ikintu cya mbere nakubwira wowe muntu urimo kwikorera utuntu twawe, urimo gukora showbiz cyangwa se urimo gukora ibintu byawe nyine utekereza yuko naho bizagera, cyangwa se abantu benshi bazaguca intege bakubwira bati ibi bintu urimo gukora ubundi mu kubikora ngo bizakumarira iki. Shikama ku ibanga rivuga riti gake gake nirwo rugendo, kandi gushaka niko gushobora. Gushaka niko gushobora kandi gake gake nirwo rugendo. Guys, waruzi yuko nabano tubona b'abasitari bakomeye cyane, waruzi ko nabo ibi ngibi babigezeho batazi yuko bizashobora, ariko kubwo kwizera, kubwo gukora cyane ndagira ngo mbwire yuko kabisa ibintu nyine babigezeho. Ndagira ngo mwibutse muri video nakoze mu minsi yashize, ndimo kubabwira story cyangwa se ikintu cyatumye bino bihanganye tubona muri sinema y'u Rwanda bigafata cyangwa se bageraho bageze. Ndagira ngo nkwibutse yuko nabo ikintu bakoresheje gikomeye cyane ari ukudacika intege. Umuzima wo gucika intege tuwukure muri twebwe. Umuzima wo gucika intege tuwutokeshe ugende. Nugenda ndagira ngo mubwire yuko kabisa ibintu tuzabigeraho. Kandi nanone ikindi, nimba wumva ushaka gukora sinema neza, gerageza ushyigikire n'ubundi abayirimo, kandi ugerageze kugira ngo icyo urimo gukora ukirambeho. Niba ari video za comedy nyine ubwo zirambeho, ntihagire uguca intege, ntihagire ukubwira ngo ese ibi ngibi urimo gukora bizakugeza he. Aho bizakugeza ni wewe ugize ute uhazi, siko bimeze. Aho bizakugeza ninde ni wewe uhazi. So guys, ndagushimiye cyane rero wewe umuntu twari turimo kubana muri iki kiganiro, nkubwira yuko ibiganiro byo ni ibya buri munsi kabisa. Tuzakora buri munsi, nta munsi tutazigera dukora. Kandi ikindi guys, ndagira ngo mbabwire yuko twauploadinze video bita umukwe ninde, episode ya mbere kabisa. Jya uyirebe, yageze ku rubuga rwa YouTube, muri YouTube channel Mugizimana Bingo, bayireba muri video zabanjirije iyi ngiyi. Umukwe ninde episode ya mbere kabisa yageze. Guys, ndagusabye nshyigikira. Mfite byinshi byo kukwereka kandi uzanyurwa n'ibyo nshaka kukwereka. Yes, icyo ngusaba rero kura subscribe, ukore like, ukore share, unashyireho comment. Ibindi kabisa ndagushimiye cyane. Kandi niba ugiye kubikora ndagushimiye. Niba warabikoze, Imana iguhe umugisha. Ibyo turimo gukora, turimo kugeraho ni wewe tubikesha. Nibyo tutarageraho duteganya kugeraho ni wewe turimo kubikesha. Ndabakunda cyane. I love you kabisa. Icyo nababwira cyo mfite byinshi byo gukora. Amahoro y'Imana akomeze abane nawe. Bye bye. Duhurire mu bindi bikorwa kuko ibikorwa byo ni byinshi cyane. Bye bye.